Imana ishimwe mwene data mukundwa, amahoro y'Imana abane nawe. Mbanje kugushimira ukuntu uhora udukurikirana, umwanya wawe utanga kugira ngo ukurikirane ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha ahantu hose uherereye, Imana iguhe umugisha. Ikindi nuko iki kiganiro ukibonye wajya ugisangiza inshuti zawe. Niba utarakora subscribe ukayikora, uzaba uduteye inkunga ikomeye cyane kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa Nazareth Ministries. Imana yo mu ijuru ikuduhera umugisha kuko ugiye kubikora, uzaba uteye inkunga umurimo w'Imana. Yesu aguha umugisha. Ndagira ngo dusangire rino jambo ryanditse mu gitabo cy'Imigani ibice 25 umurongo waho ni wa 2. Haravuze ngo Imana guhisha ikintu n'icyubahiro cyayo, ariko abami bo kugiserangura ikintu n'icyo cyubahiro cyabo. Ndasubiramwo, Imana guhisha ikintu n'icyubahiro cyayo, ariko abami bo guhishura ikintu nicyo cyubahiro cyabo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro bene data. Ndagira ngo dusangire rino jambo ry'Imana, niryo Imana ishyize ku mutima wanjye ngo dusangire uyu munsi wa none. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo Imana hari ukuntu ijya ikora kugira ngo ihabwe icyubahiro. Imana igifata iby'agaciro ikabihisha kugira ngo ihabwe icyubahiro. Imana igifata ibintu ikabihisha kugira ngo izahabwe icyubahiro. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo mu guhisha ibintu niho izubahirwa, kuko iyo Imana yafunze igakingirana imigisha, aho ngaho abantu barayishaka kandi igahabwa icyubahiro. Ihererwa icyubahiro mu guhisha ibintu. Bibiliya iravuga ngo abami bo, Bibiliya kandi mubibuka ko ngo turi abami n'abaherezi. Ni ukuvuga ngo wowe niba ubyizera uri umwami, uri udasanzwe, uri umwami n'umuherezi. Bibiliya iravuga ngo abami bo icyubahiro cyabo ni uguhishura iby'Imana yahishe. Ndagira ngo unyumve neza, icyubahiro cy'Imana ni uguhisha. Wowe icyubahiro cyawe ni uguhishura icy'Imana yahishe, ni ukunyegurura icy'Imana yanyegeje. Bivuze iki? Muri Yesaya 45 umurongo wa 3 haravuga ngo nzaguha ubutunzi buhishwe ahantu mu mwiza cyangwa se mu mwijima buhishwe, nibwo butunzi nzaguha. Bivuze ngo Imana ibintu by'agaciro byose ijya bifata ikabihisha. Noneho niyo mpamvu wowe umaze igihe kinini uri kurashaka, uri kurarondeza, uri kuragerageza, ariko ukabona hari ibintu utageraho. Ni ukubera kuko birahishwe. Ndashaka kukubwira ko ubutunzi bwose buturuka ku Mana burahishwe. Imana ikora icyo kugira ngo izahabwe icyubahiro. Kabiri, ikora icyo kugira ngo irinde umugisha wawe, iwunyegeze, kuko ahari ubutunzi hararindwa cyane. Ndaguha urugero. Umuntu ufite iduka rikomeye ashyiraho ibigufuri bikomeye, agashyiraho uburinzi bukomeye kugira ngo ubutunzi bwe batabwira. Rundi rugero, niwumva ngo ibintu byitwa amabuye y'agaciro biba mu butaka, ni ukuvuga ngo biba ahantu hakomeye, kubigeraho nuko nyine ntabwo biba byoroshye. Ibintu by'agaciro byose biba bihishwe. Imana rero igifata iby'agaciro ikabihisha kugira ngo izahabwe icyubahiro. Ni impamvu ebyiri kugira ngo izahabwe icyubahiro. Kabiri, ibikwishiye umugisha kugira ngo abaduyi bawe bataza kugera kuri wa mugisha wawe. Hari ikintu usabwa rero kugira ngo uhishure iby'Imana yahishe. Icyambere usabwa kuba hafi y'Imana, kuko yo yonyine niyo yaguha password y'ahantu umugisha wawe uri.
ndasubiramo, yo yonyine niyo yagutungira urutoki icyo wakora kugira ngo ugere kuri wa mugisha wawe. Bibiliya hari ikintu ivuga, Bibiliya ivuga ngo Abisiraheli bageze mu butayu cyangwa se ubugaragwa bwitwa Irefudimu, babuze amazi, ngo amazi ntayarahari mu kabande cyangwa mu kiyaya, babwira Mose nabi bati ko tubuze amazi. Imana ngo yari ifite ukuntu ivugana na Mose, ngo Imana iramubwira ngo umugisha w'amazi nawunyegeje ku musozi hejuru, ngo azamura abantu 12 b'abasaza. Imana ariko yarimubwiye ngo kandi witwaze na ya nkoni yawe. Ndagira ngo mbabwire ngo kunyegurura iby'Imana yahishe biragusaba ubutware, biragusaba ubutware n'imbaraga, biragusaba kandi kuba hafi yayo, kuko yo niyo yagutungira urutoki ahantu umugisha wawe uhishwe. Ni ukuvuga iki? Mose ageze ku musozi hejuru, ngo Imana amubwira ngo amazi ari muri iri buye. Imana yafashe umugisha ukomeye iwubika mu ibuye. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo umugisha wawe ubitswe ahantu hakomeye, umugisha wawe ubitswe mu ibuye, umugisha wawe uri ahantu hakomeye, umwanzi adashobora kugera. Icyo usabwa ni ukwegerana n'Imana kugira ngo igutungire urutoki ahantu yahishe umugisha wawe, ikwereke ahantu yahishe umugisha wawe. Ariko kuba uhari ko urahari, ahubwo urahishwe. Bibiliya ivuga ngo nzabaha ubutunzi buhishwe ahantu mu mwiza. Ubutunzi bwawe burahari, ibyo ukeneye byose birahari, kuko Imana yarabihishe. Biragusaba rero guhishura iby'Imana yahishe. Dawidi agiye mu rugamba kurwana na Goliyati, hari ikintu cyabaye. Ntabwo yigize atwara amacumu nk'ayo Sawuli afite. Hari ikintu Dawidi akoze gikomeye, ntabwo atwaye intwaro nk'izo Sawuli afite, ahubwo yakoze icyo bita guhishurirwa. Yahishuriwe urupfu rwa Goliyati ahantu ruri, ahita ahinduka umukwe w'umwami, ahinduka umuntu ukomeye, kuko ahishuye iby'Imana yahishe. Imana yari yafashe urupfu rwa Goliyati iruhisha mu ibuye, kandi iryo buye iricira mu mazi. Byasabaga guhishurirwa, byasabaga guhishurirwa. Nawe kugira ngo ugere ku mugisha wawe biragusaba guhishurirwa, biragusaba guhishurirwa, kuko Imana yarabihishe. Kugira ngo ugere ahakomeye biragusaba guhishurirwa, kugira ngo uhure n'umugisha n'umuntu wawe biragusaba guhishurirwa, kugira ngo winjire mu kirere gikomeye biragusaba guhishurirwa, kugira ngo ugere ahantu Imana yateguye biragusaba guhishurirwa. Egerana n'Imana kugira ngo iguhishurire icyo uri bukore kugira ngo ugere ku mugisha wawe. Imana ikumere umugisha. Ubutumwa busangize inshuti zawe, niwabikora Imana iraguha umugisha. Shalom shalom.